Guess what? Abatsikana banza abicagure. I dropped. Atsinze ibinuza byinshi ibigeragezo byinshi aje nenda hano bateka ipira babatugabira ipira usinayirya ntanduguri ajya nungurira nkambwira ari uteke akayipakinga najya kubifungura nkabona tada yamaye nk'amaji kandi none hakimo. Nongere nkibutse yuko wakifatira vitamine nziza cyane zitwa Mighty Muscadine ndetse na zinzino ni vitamine unywa ukagira ubuzima bwiza ufata amagufa atangiye gusaza akamererwa neza. Ni vitamine ushobora kurya kunywa gufata hanyuma zigasimbura ibyo kurya. Harimo na energy drink unywa aho kugira ngo ufate za coffee cyangwa se nizo energy drink zisanzwe zishobora guteza ikibazo nyuma ukaba wazifata ukafata iyo energy drink kandi koze mu bimera idafite ikibazo na kimwe. Hamagara nimero iri hasi hanyuma bakurangiye. Niba uri muri Amerika nakarusho cyane cyane abari muri Maine zakugeraho byihuse. Hano mu Rwanda wahamagara izo nimero cyangwa ukazandikira kuri WhatsApp bakazikugezaho cyangwa se nanjye ukambaza. Hi guys, hope you're doing well and fine. Today Welcome rero abantu muri iyi minsi nawe nuva gusenya kugora kuri field ubundi mu mihanda ya Gahanga abantu muri Gahanga muze musuhuze tuganire tumenemo. Yes, ni Gahanga neza. So uyu munsi rero inkuru mbazaniye kuwa mbere narakushafuna kubi. So as you looking, you're rocking. So mwihanganira ijwi narwaye ikintu cyitwa inuza ibicurane kubera klima ariko meze neza. Today nabwiye ko nzajya mbabesha pe ntabwo coach wanjye aranyica mu kigode ntabwo nayisanye impamvu nari bisobanura nyinshi nuza iyo ntazanye ni fabana ariko nkuko mubibona niranje ibishoboka byose iyi ngiyi ni ka inner balance ntabwo ndakamara zikumazi ariko ejo ndabasezeranya yuko nzaba namaze kwisotinga utuntu tumwe ajya ngendana mu kintu kuri field nanajyeme by the way ariko ahantu ndi buryo ntabwo mazi keretse mberetse nk'ahantu niba ndi buryo ku muhanda rero no ariko nagemuye. Guess what? Numva nabicisha amatsiko mu gapfa mugabo wera gusa nibaze iminsi maze ntangiye si nk'icyumweru kimwe n'iminsi sinzi nimba ari byo ariko ni tukado nyumaze y'iminsi n'uwa gatatu Kenya. But guess what? Abatsikana banza abicagure. I dropped 4 kgs away. Ibiro bine tuvugana ubu none ahangaha yagiye. Mfite ibyishimo wagira ngo nabyaye n'imana sibyo. So guys, keep in touch. Abantu barashungera by the way kire kwabereka ariko ntari ibiro bimaze kugenda byose uko byakabaye. Kuwa gatandatu mfite live na my coach. Hari ikiganiro twakoze kiranga banza na kindi gusoreseni cyarasohotse kiranga ako tuzakora live kuwa gatandatu nzongera nipime niba nashaka kubona ku ibindi biro bitatu sinzi nawe bizakora ko ndashaka na ku ibindi biro bitatu hanyuma tukaza tubahereza ibita umutsi ndivamo kunanuka muri jewe numva n'urushye numva nta ibintu byo kurara umuntu kwirirwana n'abumva ndavuye ngo niba ari ikintu kiryoshye bino jari kuba wumva uri free nta bintu bikuremereye ntaki kandi wumva uri mu bantu badanje numva bajya rachivinze nka cyagiye mbajya kita gute Nobel Prize, wumva uri umuntu wadanje. So it boosts confidence, like self-esteem, kumva ko ikintu achivinze mu buzima ndumva kabisa meze neza kandi ndakomeje. Ibindi bintu natsinze ibinuza byinshi ibigeragezo byinshi aje nenda hano bateka ipira babatugabira ipira usinayirya ndahira bagatubambira we ntabwo kandi numvaga meze neza. So thank you so much. Tukomeze in touch when ndaza kwereka ibiryo nariye uyu munsi
ya niba witwa Diane wa mukobwa wanjye atandukanye ajya nungurira nkabwira ari buteke akayipakinga najya kubifungura nkabona tada byamaye nk'amagi kandi nene hasi nk'uko nakora iki ntacyo keep in touch. Ese Diane reka mwibarize inshuti y'umusaraba Diane ubu dushobora kuri kw'Imana iyi miteja harimo n'akavokedo shanda ry'amazi pepe kansen abantu turi kumwe rero bari kwidaba kandi ntabwo ndi bashyira nkaho iyo wimuka ukajya kwicara kuri babikatinze aho utose nyine ibiryo burya urumva gushikabaho uyibona narapfuye ugiye gusanga aho guceceka shaba bikabari ngewe nsangira nawe kangahe kandi nabyo uzabishiraho uhora uri mu masengesho usangira ryari n'ubu ko ugiye kunywa yawurute gusa amen katende cyane natwe cyane muri resitora ntabwo ndi kafite ahubwo bame nakuye ese mu rugo yaje marya umuntu oya mutara muto arya gahase ndababeshya ndahaze ntabwo ndi kugikoresha noneho cyose urabona byo kurya byari byishwe murebe biteje bose yasigaye hari umushuti wanjye hari umwana turimo kurana murumuna wanjye iyo nza kuvuga ngo ntabwo ari umushuti wanjye sindenzeho nibura kandi na murumuna wanjye sizabona ari gutaha yabiriyeho wenda kuko yariye ku biteje karekare gahita yiturumbukamo ariko njyewe numva biryoshye tusinzi impamvu so ibiteje no kuntu ayitetse mu minsi iri imbere zirambere ukuntu nateguye ibyo kurya byanjye very soon iyi dore ni inuzi yakubiswe n'umwuka ni umwuka wayitetse wonyine hanyuma ndayarura ako singiye kubarisha ntabwo ari njye yitetse nyine ni uko nabwiye Diane ko ayiteka ayitekesha imyuka myiza ntabwo ari imyuka mibi ni uko ndahazi rero ya ndumva si ukora amagambo nifitiye rwose ndihagije ariko icyiza cyacu 2 minutes narabishizemo yangaye nuko rero hari ikibazo mufite mushaka kumbaza umusozi kiragira akahise ajya guhaha oya wenda naniwe mubabare sinubugye rwose mfite ibitotsi noneho byadanje ariko biteye ubwoba mbese iyo ibirya ntabwo wumva mu kanwa uharura nabimenyereye njyerega ntabwo wari maje ngo ubwire ibirego ntabwo biba birura mu kanwa mbese ibiryo bijya mu gitondo na nimugoroba nimugoroba mu gitondo ubundi nagakwiye kuba mfite breakfast ariko njye kwa nabimenyereye hanyuma mfata nimugoroba ukanywa amazi wongera ukarya ibimeze kimwe biterwa n'igenda njya nk'agafuri kamwe cyangwa nkarya bisanzwe nyine ushobora kurya nk'ibi cyangwa bagahindura wenda bakampa nk'udushu dutogosheje n'akagi cyangwa bakampa nk'uyu munsi ndararira agasamaki neza sha wariye hose ko bihari biracyahari agasamaki se kakaba kangana gutya bigace byataye kaba ari gatoya ko muri minsi nari kurya gusa umuvandimwe waje nzareba ndashaka kuzakoresha ejo muri vlog y'ejo mubwiza ahantu kuri twirirwanye umunsi n'ejo tuzibona n'ejo bundi mubabwire indyo yanjye aragira ngo umuntu agira gutyo ndakibeta agafite n'akandi kantu akaza kuri kamera abashuma reka mbabwire ikintu cya nyuma soza ibintu bibayeho mu kanya kabivuga bikagaruka ipine iraturitse ngira ngo mu rusasu mu nda mpita mpfa
ariko ibimbayeho byakurikiyeho nyuma ni amateka urandi niba wafatanyije na regime sinzi ukuntu bigenza wabitubwira se ibitubayeho ni gahanga ni nyagasani bizi ariko bumve ngo n'ubu ngubu numva gifitemo ubwoba ntabwo nzi ko umuntu ashobora kugira ubwoba agakenera byose katarwara adutinya urupfu nibwo yahise avuga ati guta ukunda ubuzima. So guys ndumva ari ibyo ngibyo kari gatoya ibyo nari naberetse ibya nijoro nari ubereka ko ino video dushaka ko bayitinga vuba nkayishyiraho bya nijoro ndabibereka ariko muzabona mu yindi vlog nsigaye mvuga vlog muzabona mu yindi video ntabwo mbizi n'iyi ari vlog. So I love you so much. Duhure mu minsi iri imbere very soon kuri TBT Rwanda. This night we are going to shoot videos on TBT Rwanda. So ndabaranditse abantu mutarakora subscribe kuri Juliet Mutamba mubikore. Abantu mwari bagiwe TBT Rwanda mugenda mukore notification. Turimo kubategura ibintu bya danger. Thank you my camerawoman Bernard. Thank you my co-workers. Thank you urigira wambaye amayekuteri. Mwakoze cyane na restaurant yadutije ahantu ho kwicara kugira ngo birire ibyo byaje. Thank you Bulisa. Aba ni abakobwa beza ushaka kujya guhaha ufite ubukwe ushaka imikenyero ujya witwa Glory Collection. Umuryango kangahe muri umuryango wa 32 flo ya mbere mu isoko basigaye no bakora indabyo gusa se nabi yandi indabyo nabyo mwarabize noneho mbere sikuri bari kwigishwa amasinye y'ibiragi sige dufunga na kazo ego n'ama gift barafunga 32 mu isoko nutekereza kujya mu isoko ukoresha ikintu ushaka ujye ubyibuka ujya muri flo ya mbere muri 32 zasaga Bernard Mulisa Zawadi n'abandi benshi sibyo nimero ya telefone nayo mbaha uzaza mwishyure advertisement. Murakoze cyane. I love you so much. So as you can see, this is my inner balance. Yongeye gusoreza ino video n'injoro ndarya gafi. Sinzi niba nzakabayereka biraterwa. I love you so much. Bizu bizu.